Jori kunengusho ntabye mu nama sheri. Biratangaje kubona waricaye ukaza ugahindura abanyarwanda bagera muri miliyoni. Ukatubwira ko account bayihakinze sha. Konte bayihakinze Jori. Mu gitondo hagasohoka amajwi yawe ubwawe. Ninje kuvuga icyo tugamije ntabwo kiri bube. Urareka uhinduka umucuruzi w'intwaro. Akose ngo hari icyo gatwaye buryo kubwira abaturage ko barita babonaho amafaranga y'imyenda yanjye ava. Atitaye kubamucintege. Atangaje hakura imyenda amafaranga y'imyenda y'amakanzu. Iwacu baranamuhamagaye. Baramushaka. Yivuganira na mwenyewe. Mwenyewe ni nani? Ni nani mwenyewe? Ni mwenyewe nini? Aya supply imbunda muri Kenya, asapra akorana n'Uburusiya, akorana n'Abayisraeli, asapra ni ufite isoko ry'imbunda ya gisirikare na polisi. Atitaye kubamucintege atangaje aho umugabo acuruza imbunda. Nyine ntabwo twakora mu buryo batabona ko twabivugaye. Ndumiwe. Ubu rero ikintu kigiye gukurikiraho hagiye guterwa ubwoba abantu bashyira hanze aya majwi kandi ari bayishyiriye hanze. Aya majwi sina yabarikodinze sinarindi kumwe namwe nimwe mwayirikodingi. Stop ku muntu buze kuza kuntera ubwoba. Stop. Bamenya akazi ukora. Thank you so much. Abantu bakomezaga bavuga batari ko Jora kora iki. Abatanzania mu mbabare mu mpereza amafoto y'umuntu wakundanaga n'uriya mugabo cyangwa n'abantu bose bakuranye n'uriya mugabo. Nze mbere shongiye kubahereza hano mu Rwanda. Murashaka kumvisha abanyarwanda yuko uriya mugabo ari umukire. Tumenye umuntu mumenamo amafaranga kugira ngo agure imyenda. Fine. Atitaye kubamucintege atangaje hakura imyenda amafaranga y'imyenda y'amakanzu. Reka ntangire mwiyumvire. Ngiye gutangirira gukuntu ubukavuze ni mujye mubona umuntu yambara ikanzu ya miliyoni nibaza aho ibintu biva. Abafeministe bamaze guterama agatebe bayi inshuti yanjye. Ndabizi ndagushumika icyo ubonye biri ngombwa ukabona biri ngombwa wahita unyura hara kuri nakubwira wereka nanjye nerema agatebe. Mwayumvise? Ahwi. Uriruhutsa Ahwi pe ku mutima wanjye ushenjaguritse. Shaba ngewe wanjye barawumenaguye nk'ibirahure rwose. Koko mumvurnye umugongo. Ubu mubaye injajwa kugera kuri iki kigero. Yego abahanga kandi mama yeye yego murabahanga ariko je mureke mbabwire hari ikintu numvise. Uyu mugabo nubwo turi kwicara hano mu bitangaza makuru bya tukavuga ngo ni umukire nta nubwo uyu mugabo ari umukire. Oya ni umukire. Oya Djihad ngo ni umuherwe. Oya ni umukire Djihad. Reba buretse manze mbikubwire. Reka je mbikubwire mu mboni yanjye no kuba numvise. Uyu mugabo si umukire. Kandi bivuga ko ari umuherwe ahubwo atari umukire gusa. Reba hano uyu mugabo si umukire. None nkaba numva bimeze gutya bizamuka bigaruka byongera bigaruka. Ubu ni si umukire abona umwanya wo kujya gukomatinga. Abakire ntibakomatinga sheri. Umukire abacejetse. Abakire barareba. Regardez. Abakire barareba darling abakire niba komatinga ariko ntacyo tubonye suruse yaho ukura amafaranga ugura amakanzu. Si babyivugiye se? Buretse gato numvisemo ikindi kintu ngo mwenyewe yarahama. Mwenyewe ninde mko mu rugo ngo mu rugo buretse uraza kuza kumvugiramo. Reka niyo mvuga ibyo numvise. Mu rugo si bahamagaye se kuranye n'ari hariya muri Kongo. Ngewe ariko ngiye numvishe ngo mu rugo ndi kuvuga ibyo numvise ariko mu rugo mwenyewe ni nani? Mwenyewe ni nani? Ni nani mwenyewe? Ni mwenyewe nini? Uziko ngiye kuguhindurira izina. Umva guhera uyu munsi nitwa mwenyewe. Ku mazina yawe twongereho mwenyewe. Ongeraho mwenyewe. Mwenyewe Jori ninde? Uyu mwenyewe ninde? Cyokora muravuga koko. Cyokora icyo mutumva umwuka wewe rabasobanurira. Mwenyewe nimba n'umutamenye. Ngewe mwenyewe namumenye. Ntabwo turamusuhuje. Ahubwo mwenyewe haujambo mwenyewe. Nagusubize ngo hatujambo. Mwenyewe haujambo. Hey. Ngo mwenyewe yarahamagaye barivuganira. Ati ntago napfa kuyurongorwa gutyo cyenyege. Ngewe se ndakubwiye ko cyo kora mureke mbabwire.
mureke mbabwize ukuri guca mu ziko ni gushya. Umunyarwanda yaravuze ngo umunyarwanda umukwe ngo yaneye kwa sebukwe, baravuga ngo ni muhehe muhore mwinumire. Buriya Jori mumubajije ngo wabwiraga nde, Jori wabwiraga nde, Jori wabwiraga nde, cyangwa ujye muzi umuntu anabahanure. Mute ntabwo ubwenge ufite ari ubwo. Oh no, reka twizere ko yatari mutesi, nizere ko ari ibindi bintu enye. Aya ni amajwi ya mutesi originali adakasa editinze. Kwa kundi bajya uribuka kumwe twigeze kumva amajwi mu rukiko yayandi ya kera, ubu twumvise ya Godfather na Jori. Mwumva ari episode bamwe bavuyeho hagiye abandi, ariko mbega we, ariko mana nyagasa, mbega abana b'abantu ngo barantenguha. hoya mbambabona, narababwiye nti mbambabona, ndicaye ndavuga nti no kameme ibi bintu kweri. Hanyuma ejo abantu bakwandika mukaza mukavuga ngiyewe ikintu kimbabaje n'ukuntu mu praying a smart way, mukigira abantu mukaza mukumva yuko mugomba kujijisha imitwe y'abanyarwanda ngo konte bayihakinze. No, ubu noneho abanyarwanda uhise ubaprovingira ko atumukire mwamubonye acuruza imbunda hanaha, acuruza imbunda hanaha, acuruza imbunda hanaha, yavuganye na mwenyewe nabwo segira ngo bagure. Baba we, ngo ndashaka kubivuga. Mwarebye mwabonye mwumvise icyitwa umuntu, ikizakwereka umuntu. Dore umuntu rero, mureke kwa kundi bavuga ngo barunaka ninjajwa. Nje mvuga ibintu byanyizaniye, kandi burya mujye munagerageza mugere n'utuntu mwibikira. Mwarebye dore icyitwa umuntu. Nushaka kubaza ngo umuntu ni iki, dore umuntu. Buretse kuririmba ahangaha ntago turi mu bitendo. Kuko bajye bavuga ngo ubuze uko agira agwa neza. Nimwicare mwongere muhumeke, nimurangiza mwikubite mu gatuza muvuge ngo tugira amagambo, turinjajwa, turi indangamirwa, turi ko ntimuvuga ko murashaka gupuvinga ikiza. Ariko ubundi banyarwa mbabazi, ngewe kubu nageze muri 2026 abashutwe twaragiye 2025 muri guhura nibyo turi guhura nabyo. Bimeze bite muri uwo mwaka? Aho muri uwo mwaka muri mwe byifashe bite? Gahunda iteye ite? Twe twanyuze mu nzira z'inzitane, amajwi n'amavideo. Twari dukwiye kwihuta pe, twari dukwiye kwihuta tukava muri uriya mwaka barimo hakiri. Ngo bigaragare nkaho tutavuga. Yo cyokora mureke mbabwire, uzi noneho ko mbibonye, uzi ko mbyemeye. Mwagiye muvuga ibintu muhagazeho, mwagiye muvuga ibintu muhagazeho, munafitiye amakuru ashingiye ku bimenyetso, mukajya mureka kwirirwa mwihisha mu mutaka wo kuza kubeshya abanyarwanda. Kuki muzana fake news ngo vuge gutya ngo bivuge gutya ngo bita no, mujye muvuga ibintu muhagazemo neza. Niyo mpamvu buriya jewe Djihad nahagaze kuri rya jambo, uzavuga ibyo wabonye cyangwa wumvise ibyo utabonye, byihore cyangwa wumvise byihore. Ikindi ibintu byose si ngombwa nibyo. Hari amakuru nababwiye yuko nimba tuba dufite amakuru 100%, 5% niyo tubaha. Ariko yatuje wese
aha tuje wese kuri iyi nkuru, aha twaricaye urahindura ubivuga mu cyongereza ubigarura mu kinyarwanda, turavuga tuti nyamara muri aya makuru ntaho muri kuyakura. Ibi bintu rero mbonye no kugira ngo bijye hanze muri no mu bantu babigizemo uruhare, kuko bamwe amakuru bafite ari mu bikari, uri kumva n'ibyo gusezerana mu rukiko bimwe biri mu rukari, abandi bari kubiganiraho. Ikindi kubera no gushwana n'abantu kugira ngo bitagira gute, kandi dore ikintu gituma abantu bagenda bashwana ni uguha umuntu amajwi warangiza ukayashyira hanze, ni ukuba umuntu aguhambukiye umutima akagira warangiza ukajya mu kawumenya. Ubu nimba ari ubuntu butiza urugi ku buryo unimena inda ukagira urya, nta ribi. Ibintu byose biba bigomba kotwa muri iyi mihanda. Akariho kagira gute karavuga, ni mwicare mwongere musubire inyuma, mwumva ariya majwi neza mutuje, mwongere muyasubiremo, nimujya no mu bindi bitangazamakuru muyumve, aho biba biri hose muyumve, mwongere muyumve, mwicare mutega amatwi, nimwicara mutekereze ku byo mwumvise. Namwe muri bakuru, abanyarwanda turi abantu bazi kwitegereza cyane. Abanyarwanda ntitujye dutinda mu mugayo, ariko nikora mwenyewe ninde. Naraje ndababwira ni ibi bintu biri kuvugwa nibyo, mutubwire. Abantu barangije botswe igitutu, none ryavuzwe ngo riratashye. Kare nanditse ku rukuta rwanjye ndavuga nti Mana umbabarire, byibura mbone surusi yaho ibi bintu bica kugira ngo mbone yuko byavuzwe. Nicaye ku rukuta rwanjye ndababwira nti mbaheti nabishyizeho sangara, reka nkwereke isaha nabipostingiye. Ariko Djihad, utekereza ko buriya nk'ibintu tuba tubivuze byagenda turetse gutanga ku gatanu? Nagiye ku rukuta rwanjye mu masaha 2 ashize, ndababwira nti abakunzi batimuza n'ibikombe mbihere kuko mbakunda ukwanjye. Abantu bajya bankurikira kuri Instagram yanjye baraza gusanga iyo post mu masaha 2 ashize. None nahangaha mugeze, uyu muntu ndabona muri no gushaka kugira ngo abanyarwanda uyu muntu atujyemo ko ari umukire. Je namaze no kubica amazi, nta nubwo uyu muntu ari umukire rwose. Ako se ubundi uranyumvisha umuntu ko ari umukire, ubukire bwe ntabuzi gute? Oya buretse gato, buretse umukire se ni ubundi aho amafaranga ararivugira sheri. Umukire harari umva, ntago ari paka ngo umukire amafaranga niyamuvuga cyane, amafaranga aramuvuga. Kuza kuduprovingira ko uriya mugabo ari umukire, ndashaka yuko abantu kubera yuko abanyarwanda hari inkuru ziri fake bumva. Kandi iyo mpamvu nababwiye nti aho kugira ngo ntereze abanyarwanda inkuru ziri fake nzaceceka. Ati shaka ukuntu bikora ku buryo bitagaragara ko twabivuganye, bikora ngo bitagaragara ko mwavuganye, kandi mwavuganye, kandi amajwi tuyafite. Erega iminsi ba myinshi, ntago igirenga 40 uzabaze, ntago iba myinshi. Uyu si wowe ubu, kandi iyo bisohoka wari kwigurutsa hejwe da bampakinze ni AI, artificial intelligence. Yari gende umuntu nkabona, nabona kuri mwana umukobwa avuga nti ewa uyu mwana n'umunyepolitike, nta nubwo yaba umunyepolitike ntiyayobora n'akagari, kubera ko nta munyepolitike wakoye mu politike umeze gutya, nta munyepolitike umera kuriya. Ninavuze ntibyibura uyu mwana na politike se ko bayikora barayivuga. Acuruza imbunda aha naha, ngoro nturi umucuruzi ibyo se bitwaye. Ubu nureba Abatanzania mumbabare mumpereza amafoto y'umuntu wakundanaga n'uriya mugabo, cyangwa n'abantu bose bakunanye n'uriya mugabo, nze mbereka shongiye kubahereza hano mu Rwanda. Ubu ngiye gukorera Dar es Salaam Kigali, twambutse twagiye. Ubu nyene bantu bari muri Tanzania, uriya muntu muramuzi muri showbiz, twigiriye ku kibuga sasa. Ubu nukuvuga ngo dukeneye abakundanaga n'uriya bose twababona. Nishaka nzabe mbonye umwe birahagije, byibura nzabe mbonye umwe, ubundi murebe si showbiz turimo, mureke mutuace. Ubu rero nkeneye hano mutubabarire bantu mugenzi ibyaha n'abandi mu bishinja,
mube muretse tuze twiyumvira icyitwa amajwi kuko namwe harayo muba mufite mutazi igihe bayarekodingi natwe yatuguyeho turetse twumve. Njye nigenderaga mu muhanda mbona ibintu bihuye ngize nyambona amajwi anguye mu bitugu nari ndi kwisomera abantu bo muri RDB ati ibyo ni ibiki nkubise ngiye kumva numva ibintu birankubise bitya bimpubanye igikanu hano amajwi agira atya ubu yamenye tempo nanjye nawe uti kaze neza nanjye nkunda inkuru koko mujye mumpereza izo nkuru zanyu ayo sinababwiye ngo uyu mwaka uje ayo mabanga yanyu muyazane ibyari mu bwihisho ibyo ugiye gukina n'ibiki ntabyo ibyari mu bwihisho bigiye hehe none mwebwe nimba mwicaye mukumva aya majwi mukicara mukumva aya majwi nta shusho bibahaye umuntu niwe yigeze kuvuga ngo nta kintu ubonamo aya majwi nta kintu muri kumvamo aya majwi araza kumva abacurabwenge abandi baraba baraho bameze nk'abavuza amadebe umucurabwenge wese udukurikiye aya majwi araza kuyumva abona icyo akuramo ariko abandi baraza kumva uyu yashyize uyu hanze uyu yashyize uyu hanze bashyiranye hanze reka bashyirane ku karubanda tubyumve soni cyakoze isi irikoreye umuntu noneho n'umuntu naguhambukira wicara muri coding bene aka kageni nurangiza ushyire hanze yewe ikibazo nanone Joro namubajije ngo uriya muntu ari kukuri codinga uramuzi yavuga ko ntawazi si bisanzwe se account ntibayihakinze konte barayihakinze Djihad uzi ko uriya bavugana gunamubwiye ni uyu muntu Godfather uramuzi yahita avuga ati Godfather ninde akora iki Joro niko yavuga akora iki Godfather cyo kora reka nkubwire Godfather si nkubeshye Joro uramuhwanyisha kuko ntabwo ushobora kumva nimba mwari muri kuvugana muri babiri record yajyaga iyo record kandi ariko nanone hari ukuntu Nyabarongo yicuyizaniye hari igihe umuntu ari bari nyirabayazana w'ibintu none Godfather yamuhagaze ku mutwe ngo mbwira cyangwa umuntu yavugaga ibyo agomba kubwira ati mbwirira ntumikira erega ibi byose mwabishyize hanze kugira ngo tubyumve kandi ndashaka kukumenyesha ikintu kimwe ntimwirirwe munatekereza ku bintu byinshi ibi bintu nibo baba babipanze kugira ngo abanyarwanda tubyumve none kugira ngo uko mfite uko mbivugaho n'undi afite uko abivugaho n'undi afite uko yabivugaho n'undi afite uko yabibonye ariko mureke mbabwire ndababonye ntimumbonye dore ikikwereka umuntu reka tugiye twicecekera kodi ariko Jori koko kweri nta soni yewe gamana cyokora icyama kumera nkamwe banayete muswala ubu kandi araje I know people iriya ni ariko abantu banshaka uretse gatoya iyo abantu baravuga Jori nawe kutoroshye ariko abanyarwanda uzi ikintu tumaze kubona ko mwenyewe yahamagaye uriya mucuruzi wo muri Tanzania ariko mwenyewe we rwose niba mutari kumwumva muramwumva mwenyewe twamwumvise oyabwirwa benshi ngo kumva bene yo ngo na mwenyewe ngo no mu rugo ngo mwenyewe yaramuhamagaye yivuganiye na mwenyewe ikindi hari abantu baba bashaka guprovinga ko bavugana na ba Jori kuvugana na Jori fine ntago birenze ni byiza n'abandi bose bavugana natwe twavugana ariko sinibaza ko mushobora kumena amabanga uhawe n'umuntu bene kano kageni Jori ndahamya neza yuko yarahaye umuntu uti dore icyo bita fake arangije ati icyo bita fake profile kabisa arangije ati reka nze nkwerekerere icyo nkuhereza ahubwo ikintu twumvise murashaka kumvisha abanyarwanda yuko uriya mugabo ari umukire icyo nicyo mushaka kumvisha ariko reka mbabwire ntabwo umukire arinda kuvuga ngo vuga ko yari umukire ubukire burivugira amafaranga yaramuvuga n'abantu nzi babakire nta n'umwanya babazi wo kujya kuri social media nta nubwo baza ari ibiki umukire aragenda agahagarara ati postinga
abakire ntibajya bipostinga sheri, abakire nta nubwo bakunda ibintu bya social media, niyo bayigiyeho ntibipostinga, baguma mu kamori bareba ibiri guhita, bareba ibihita n'ibizamuka, ibiterera ibimaze ngo ufite ngo abatanzaniya ngo bari kugira gutya ngo bari gupusha. Genda Kigali urananiye. None wowe nimba wumvise aya majwi ukuyemo iki? Utahanye iki? Utahanye iki?